Simon byo nk'ibisanzwe rero tugiye kujya dutangira umunsi twasenze twishyize imbere y'Imana kugira ngo idufashe muri uwo munsi tugiyemo. Kandi tukabanza tugashyirwa imbere y'Imana n'umuntu waduhaye isomo ryo muri Bibiliya rimufasha cyangwa se riza vuba. Ubwo rero reka mpamagare umwe hano, ngiye guhamagara Peace-Smith. Cya gisore cyacu kingana gutya giterura ibyuma. Peace-Smith muramuzi cyane. Peace-Smith reka tumuhamagare twumve. Peace-Smith rapper niko yitwa. Meruka yarari muri Dubai ariko nagiye mbona yaragarutse mu Rwanda. Iciyemo dushyira imbere y'Imana dutangira umunsi ibintu ari neza. Katwumva. Ntabwo ayifashe hejuru ahise ko rirangirira. Ngira ngo nk'ibisanzwe mwari mubizi neza ko tumaze iminsi ari fire ari umuriro, abantu bari dukeneye kubona Rutambi, dukeneye kubona Smith bize bari barwanye. Ndavuga reka nitambike, ndavuga Imana, ndavuga Imana ifashe n'ivira amahoro. Uyu munsi rero nagarije bagiye guhangana, sinabwo bagiye guhangana byo kuvuga ngo ni mu nguvu zabo bagiye guhanganira ku byuma none. Uyu munsi ubu Kamaramaka igiye kuba icyuma. Umeze ute? Simon. Yes niwe ariko twaraburanye. Ubwo twaburanye. Twaraburanye bazina. Ariko umeze neza. Umeze neza ndashima Imana. Nabonye baragarutse mu Rwanda. None ko waje ntuvuge. Ubu kugira tukare buryo duhuza dore n'iminsi yabaye myinshi pe. Cyane duhuze. Yes we. Bamwita Simon. Ariko man nabonye ufite platform ya Danje man. Imeze ite? Ubunyamakuru kabisa, amakuru ya buri amakuru yose mashasha yashakira kuri rubuga rwawe. Ubu rero narindi mu gacarenje k'abantu bagukunda kugira ngo utubwiye wenda nk'umurongo wo muri Bibiliya ugufasha. Noneho usangiza abantu tu. Muri Bibiliya ufasha? Ufasha baravuga ngo ukunde mu mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urakoze cyane muvandimwe. Ndakunda niyo mpamvu rero yagurutse ngacyane. Kamaramaka uyu munsi ni hano ku cyuma. Reka twaje tubaza Rubite noneho mugiye gutangira gute? Bakora kuki? Bakomereze kuki? Bihagaze gute muri make? Bango uko nguko uri gusimbuka birarangirira. Bagiye guhera kuri French press. Ubu nibirangiye urongera usimbuke. Jewe. Yes. Honese uracyari umu professor? Ubu ngubu ejo ndahita nkajya mutu. Yose ubivanga cyane. Oya nuko yashakira hose. Nawe urabyumva. Ubwo rero utagira ngo ntukoze nubwo tudaherukana ariko buriya tuzagira gutya duhuze. Nanjye umva nandi kuba Rubavu. Ariko ndarara ngeze i Kigali umunsi wose urabonera umwanya. Baza twinywera agafanta dore ko turabarakora. Cyane rwose. Imana ikurinde kandi ugire umuhanda mwiza pe. Imana ikurinde nyiri cyubahiro, urakoze cyane. Yego namwe. Okay. Sawa. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kandi uyu mugabo ntabwo abeshya ibindi byo akora. Ntabwo yirengagiza. Uyu mugabo rero iri ni isomo rikomeye yaduhaye. Dukundane. Kandi koko nawe nibyo akora. Ntabwo ajya akunda kwirengagiza abantu. Oya ni umuntu mwiza pe. Peace-Smith rapper ndamubakundishije. Aduhaye isomo rero, kunda mugenzi wawe muvandi. Urukundo ni rugukamukamo. Uzamenye ko Imana nayo yanyonyombye
yavuye mu buzima bwawe, kuko icyo gihe Imana ntabwo ikorera ahantu hari urwango. Ubwo rero reka dukundane, nubona udaheruka kunyumva ujye umpamagara umbaze uti umeze ute, nanjye nkubaze ni umeze ute, dukomeze twikundanire, urugendo rwacu rube rwiza. Mugire umunsi mwiza. Uyu yari Peace Smith Rapper twahamagaye, njye ndi Simon Pyo, ndabakunda. byo kuza kuba ari ibintu bihambaye cyangwa se bikomeye. Reka nongere nibutse abanyarwanda n'ibisangwe ni Peace Smith Rapper, umuraperi ukaze mu Rwanda. Mwarabibonye abarebye indirimbo mperuka gukora yitwa Icyasha, ubu nabazaniye yitwa Urugamba hamwe na Gisa cy'Inganzo, ariko ubu noneho Rutambi ubu nona right now. Ubushize turi ko icyo bita ikosora. Ubushize twakoze ikiganiro turangiza mweze nk'abashwanye. uri kumwumva ariko no kurwana. Turaba tuti tugomba kubikemurira muri gym. Uyu munsi hano umaze iminsi mu myitozo ku giti cyawe cyangwa se agiye kugukubita ngaka kugarike. Imyitozo yo urumva gym n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Gym niho hantu dukorera umubiri buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba. Utakoze gym rwose nta buzima bwiza uba ufite. Umuntu ukeneye kubaka umubiri birenze, umuntu ukeneye kugabanuka, umuntu ukeneye kongera ibiro, ajye kuri Instagram yanjye yandikemo Smith Fitness. Ajye kuri Instagram yanjye, kuri account yanjye, hama arebe ngo ibintu biraba uburyohe. Rutambi rero ubu ngiye kumugira iki agatavu nkuko nabivuze. Ugiye kumugira agatavu. Rutambi umunsi k'amagambo yakubanye make yawe nibagize ubwo none se subizi na nale igigendana n'abantu, imbata nizo zigendana, kandi n'umugani uravuga ngo nta nkoko buriya yatora ku karo, kuko ntabwo yasaza utugere. Yaze Reka yewe ntabwo turibuze kuza kwirirwa dutinda. Marubita arimo aragenda atunganya utuntu twose muri buze kuza gukoresha. Ikigaragara cyo wa mugane kudupira twanyu twiza tw'imituku, ese mwadukoresheje hamwe cyangwa oya none se simwe mutegura ibishano se. Abana gakubye ngo ituza ryose ryo karwa. Bone ubwo uri umusore bingana gute ni wakuze twihutisha mu gile vuba vuba. Ubundi ukuntu bimeze uyu munsi yokora icyo bita training. Noneho turajya tunerekera n'abantu baba bashaka gukora werekera abantu ugiye kukurangiza. Oya nta njye gukorera finishing tavuka rangiza imbogo. Kibi naka kibi n'umuntu nyuma yo gutsindwa se urongera urebe muri kamera wongera ubisubiremo. Umva we yabanze ubwira abanyarwanda muri abareba ni Peace Smith Rapper cyangwa se Smith, tugiye gukora icyo bita ikosora.